Haleluya. Reka muri uyu mugoroba twongere tunezezwe cyane n'ibihe byiza Imana iduhaye, twongere tunanezezwe n'amakorari meza Imana yaduhaye, kandi tunezezwe n'indirimbo nziza batugejejeho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka kandi namwe nongere mbifurize, mwaje buri wese asiganwa no kuba atakererwa, ariko nimureba naho mwicaye mwifurizanye umunsi mwiza. Yego, murakoze cyane. Tuba twiriwe mu bintu bitandukanye, ariko tukagira n'uyu mugisha wo kugera mu nzu y'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Si byo gusa rero, ndagira ngo nanone mpe ikaze kandi ndamutse mu izina rya Yesu abantu barimo kudukurikira bari ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, kuri YouTube channel y'itorero ryacu rya Muhima, Extra Mile n'izindi muzakurikiranaho n'ibi byigisho. Namwe tubahaye ikaze. Imana iduhane umugisha. Muri uyu mugoroba rero dufite icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko idasanzwe, insanganyamatsiko ivuga ngo kuki ubukristo bwarwanyijwe ngo butagera ahantu hose. Ubukristo, iyo urebye neza, igihe Yesu yarari kumwe n'abigishwa be mu cyumba cyo hejuru, igihe Yesu yozaga abigishwa be ibirenge, igihe Yesu yari arimo kubwira abigishwa be ko ubuzima bwe bwa nyuma bwo ku isi bugeze, Yesu yari arimo no gutangiza umugambi mushyashya, umushinga mushyashya wo gushyiraho itorero rye rigaragara. Kandi ku munsi wa Pentecost Imana yari irimo kuronshinga iryo torero ryayo. Ku musaraba Imana yatangije imyizerere yeruye yuko Kristo azanesha byanga byakunda. Ariko nagira mbabwire, iyi ntambara yakomeje igenda igira imbaraga. Muri iki cyigisho tugiye kurebamo ibintu bine by'ingenzi. Icya mbere, izina ubukristo ryaturutse. Kubera iki iryo zina ryaje? Ni izihe mbaraga na ayahe manyanga yakoreshejwe ngo ubukristo Yesu yari yavuze ko bukwiye gukwira isi yose babubuze imbaraga zo gukwira? Icya kane, turasoza. Muri uyu mugoroba w'isi, ni iyihe tekinike irimo gukoreshwa n'abafite ububasha, abanyambaraga b'isi, abafata ibyemezo? Ni ayahe matekinike barimo gukoresha kugira ngo banige ubukristo budakwira ahantu hose? Niyo mpamvu gusaba gufata Bibiliya yawe ndetse n'aho wandika tukajyana. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Muri uyu mugoroba turatangirira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 11. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 11 hatubwira amagambo akomeye guturuka ku murongo wa 19. Ubutumwa bwiza bugera muri Antiokiya. Abasomyi ba Bibiliya, nuko abatatanijwe n'akarengane katewe n'ibya Stefano baramwishe. Abakristo babona ibintu biragoye, baranyanyagira, baratatana. Kuko Yesu yari yarasize ababwiye ngo igihe kizagera kugeza ubwo uzabica wese azibwira yuko akorera Imana umurimo. Igikorwa cyo kwica Stefano, Paulo niwe wari ukirimo, ariko akitwa Sawuli. Bijya bibaho yuko umuntu ashobora gukorera Satani ariko yambaye imyenda igaragaza ko arimo gukorera iki? Imana. Bijya bibaho ngombwa yuko umuntu imbaraga ze zose azishora yitwa ko ari mwiyobokamana, nyamara ugasanga ahubwo arimo arayoba Imana. Akarengane rero katumye intumwa zitatana, ziragenda zigera i Foyinike n'i Kupulo no muri Antiokiya. Ari nta wundi babwira ijambo keretse abayuda bonyine. Kubera ubwoba baravuze bati rero ibi bintu mureke two kubyamamaza ngo binyanyagire. Uko binyanyagira niko tuzarushaho kujya mu makuba. Iki gitekerezo bari bafite n'abakristo b'uyu munsi wa none turagifite. Twirinda kwerura ko turi abakristo, tukirinda kwerura yuko turi bo mu kazi, muri politike n'ahandi, kugira ngo ibibazo nabyo bitaba byinshi. Ariko
bamwe bari mu bikupuro n'abikurene bageze muri Antiyokiya bavugana n'abagiriki nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Ukuboko k'umwami kuba kuri kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira umwami. Iyo nkuru irumvikana igera mu matwi y'itorero ry'i Yerusalemu aho ba Petero n'abandi bose bari. Ibyo bintu barabyumva, batuma Barinaba muri Antiyokiya. Barinaba asohoyeyo, agezeyo kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa, abahugura bose ababwira amagambo magufi avuga ngo mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu. Yarahageze abona abantu binjiye mu bukristo, abona abantu baryohewe n'iby'agakiza kuruta n'abantu b'i Yerusalemu. Arangije arababwira ati mwebwe ikintu musigaje ni kimwe, ni ukuguma mu mwami Yesu mumaramaje. Hari abantu baza mu itorero bakaza bashyushye babikunze, amateraniro akazajya ajya gutangira hicaye, ariko wajya kubona mu mezi abiri ukabona nta kihakandagira. Dukeneye kwiga isomo ryitwa ntabwo twahamagariwe kuba kuri Kristo gusa, twahamagariwe no kuguma muri we. Aba Pentecote baririmbye indirimbo nkunda cyane ivuga ngo niba uri muri Yesu neza gira gute? Gumamo. Nshuti zanjye, kuki Barinaba? Kubera iki Barinaba yanezerewe? Kuko Barinaba yari umunyangeso nziza, wuzuye umwuka wera no kwizera. Abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Amen. Yigeze avuga amagambo menshi? Oya. Barinaba noneho ahageze umubare w'abakristo wariyongereye kubera ko Barinaba yari umunyangeso nziza. Yaravugaga abantu bakavuga bati afazari uyu navuge no mu ngeso ni umuntu ugize gute? Ni umuntu mwiza. Ikindi, Barinaba yari yuzuye umwuka wera kandi yizeraga Imana. Ibi bintu bitatu igihe cyose umuntu abifite ahinduka imbuto ibyara abandi bakirisitu. Impamvu ubukristo butarimo kwiyongera, abakristo batarimo kwiyongera, impamvu nyamukuru ni imwe: turashaka kuvuga no kurarika no gukora, ariko icya mbere nta mico myiza dufite, icya kabiri nta mwuka wera dufite, icya gatatu niyo umuntu arebye uko tubayeho abona nta n'ukwizera tugize gute? Dufite. Niyo mpamvu urarika umuntu ukamubwira uti ndashaka kuzaba umukirisitu, akakubwira ati yewe nibahere kuri wowe mbona nawe byaragucanze. Buriya nagira ngo mbabwire ubukristo impamvu budafite imbaraga bwatakaje ibyangombwa bitatu by'ingenzi. Impamvu ubukristo na leta zirimo kubona ntacyo bumaze: icya mbere barimo barabushakamo ingeso nziza ntazo. Abantu barimo barabeshya ngo buzuye umwuka wera, bagahanura ngo amaraso agiye kumeneka, ariko umwuka wera Yesu yaravuze ngo umwuka wo kuri naza azatsinda abiki? Abisi, abemeza iby'icyaha n'iby'amateka. Mwuka wera abereyeho kwihanisha njyewe musoni. None twamugize iturufu yo gukubitisha abandi. Icya gatatu, nubwo bitwa ngo nabizera, uramwegera ukamubwira utari ko mbona Kigali ducanze ubu ntidupfuye nabi, agahita akubwira ati wabivumbuye. Uzigura n'umukirisitu arimo kukubwira ngo ibi bintu Magayane yarabivuze. Ari ibintu bijya bincanga rwose. Umukristo yakagombye kukubwira ati muri Daniel n'ibyahishuwe handitswemo gutya na gutya. Matayo 24 Yesu yavuze ko iminsi imeruka izamera gutya, ariko urakubitana n'umukirisitu ukamubaza uti ko mbona ibintu byaducanze ubu birerekera, agahita akubwira ati nanjye byancanze ariko Magayane yagize gute? Magayane yarabivuze. Abizera bari barimo kwiyongera. Umurongo wa 25 bukeye avayo ajya i Taruso gushaka Sawuli. Barinaba yararebye, nubwo yari afite umwuka wera n'ingeso nziza, yabonye uyu mujyi urimo akazi kenshi, ajya gushaka undi muntu ufite nawe bya bintu bitatu, ariko we akongeraho ikintu cya kane cyitwa ubuhamya. Paulo biriya bintu bitatu akihana nawe Imana yarabimuhaye, ariko Paulo hari ikindi kintu yari afite batari bafite. Niwe wari uhetse amateka yo kwica abana b'Imana, niwe wagombaga kwerekana ububasha bw'Imana, niwe wari warageze kure mu bupagani, ni nawe wagombaga gutanga ubuhamya buryoshye abantu bakamutegera amatwi.
aragenda aramureba, agita ruso kumushaka. Amaze kumubona amubonye, amujyana muri Antiyokiya. Bamaranayo umwaka wose baterana n'ab'itorero. Itorero rirahari ariko ntiriritwa izina. Icyo bari barimo gukora ni kimwe, bigishaga abantu. Kuko Yesu yasize abwiye intumwa ze ngo nuko mujye mu mahanga yose mwigishe, abemera mubabatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubabwira kwitondera ibyo nababwiye, kandi ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'iki y'isi. Reka ngiye ikintu mbabwira, ntabwo Imana yashyizeho ubukristo ngo buhinduke sauna, ngo ugire ubuzima bwa gahunda, kugira ngo ube umunyamahoro, kugira ngo ubane n'abandi mwumvikane. Ibi ni ibintu Imana yahaye mu bukristo. Ni ibintu bitatu Imana yatanze mu mpano. Iyo ubaye umukristo, ibi bintu bitatu uhita ubyakira. Ariko nshuti zanjye, ikintu kibabaje, icyazanye Kristo ni ukunga umuntu n'Imana, bityo akunga n'umuntu na mugenzi we. Ariko uyu munsi wa none, Kristo aracyari hagati y'abantu n'Imana? Ese Kristo aracyari hagati y'abantu n'abandi? Nshuti zanjye, ikintu gikomeye ni iki, ni muri ubwo buryo ubutumwa bwiza bwiswe inkota, kuko ukuri bwigisha kubyutsa urwango n'amakimbirane. Ubukristo bwabwo tubonye ibintu bitatu bugomba gutanga, ariko Satani yateye abantu gukunda icyaha kuruta uko bakunze ijambo ry'Imana. Byarangiye abantu aho kugira ngo bemere ukuri, bahitamo gufata umwanzuro w'uko afazari iby'ijambo ry'Imana babishyira ku ruhande. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Muri Antiyokiya, kubera iki Antiyokiya? Nshuti zanjye, tujyane muri Bibiliya zanyu, Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 11 umurongo wa 25. Murakoze cyane. Umurongo wa 25. Bukeye avayo ajya i Taruso gushaka Sawuli, amubonye amujyana muri Antiyokiya. Bamarayo umwaka wose baterana n'ab'itorero, bigisha abantu benshi. Kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa abaki? Abakristo. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba nagira ngo nkubwire ikintu gikomeye. Ese iri zina ry'Abakristo ryaturutse he? Iri zina ry'Abakristo ryaturutse he? Murakoze cyane abo ku buhanga bw'ibyuma. Magingo aya dufite amahirwe yuko muraba murimo kureba hariya kugira ngo musome. Nshuti zanjye, amagambo yanditswe mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, aya magambo arakomeye. Aravuga ngo Imana niyo yabahaye iryo zina ry'Abakristo. Muvuge ngo amen. Izina ry'Abakristo ntago ryaturutse mu bantu, nta nubwo ryaturutse mu bwumvikane. Nta munsi n'umwe intumwa zicaye ngo zikore inama, none iri dini ryacu rishyashya twatangiye turyite ngo iki? Ngo bamwe batangire bati izina niri. Oya, ahubwo Imana niyo yabahaye iryo zina ry'Abakristo. Kubera iki Imana yabahaye iri zina? Iri ni izina rya cyami rihabwa abantu bose biyegurira Kristo. Muvuge ngo amen. Kuba uri umupentikoti, kuba uri umudivantiste, kuba uri umugaturika, ntibikwiye kwigizayo yuko uri umukristo. Kwitwa umukristo ni izina ryaki? Rya cyami. Umuntu uvuye mu bwami bw'isi agakora urugendo aje mu bwami bw'Imana. Icyo Imana ikora, murakoze cyane, ikintu Imana imukorera gikomeye nuko imuhindurira izina, imwita umukristo. Iri zina niryo Yakobo yaje kwandikaho nyuma agira ati, ariko dore mwebweho mwasuzuguye umukene, mbese abatunzi si bo batwaza igitugu, babatwaza igitugu bakabakurubanira mu nkiko, si bo batuka rya zina ryiza mwitirirwa. Amen. Ni ukuvuga ngo izina rya Kristo, Abakristo, ryari izina ryiza abantu bitirirwa. Kandi na Petero nawe iryo zina yarivuzeho, aravuga ngo ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni. Amen.
nubona mu rugo bagucanyeho umuriro, nubona wagiranye ibibazo n'umugabo, nubona wagiranye ibibazo n'uwo mukorana ku kazi, nubona wagiranye ibibazo na bene wanyu cyangwa n'abo mwirirwanye, ariko ugasanga urimo urazira yuko uri umukirisitu mwiza, ibyo bintu ntibizagutera isoni. Nibyo Yesu yavuze. Ariko ikibazo, usanga nagiranye ikibazo na bosi ku kazi, ndimo kumukangisha ko nzajya gusenga ku isabato cyangwa ku cyumweru, ariko bosi n'ubundi akaba bizi ko ari njyewe utera umwuka mubi abakozi, ari njye utegura imyigaragambyo mu kazi, yarangiza akavuga ati se uriya n'umukristo wahe asenga ibiki? Cyo nagira mbabwire, nta kindi kibazo gishobora gutuma tugira ahantu turegwa uretse izina ry'Imana ryonyine. Ahubwo mukwiye gukora iki? Ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo, ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaze Imana kubw'iryo zina. Izina rero turaribonye aho ryaturutse, ni Imana ubwayo yizaniye izina ry'Abakristo. Kuba umukristo, iyo ugize amahirwe ijuru rikabikwita n'abantu bakabikwita, abantu n'ijuru bagahurira kuri iryo zina ko rigukwiriye, uba uri umunyamugisha. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ikintu gikomeye. Abizera bo muri Antiyokiya babonye ko Imana yifuza gukorera mu mibereho yabo, ikabatera gukunda no gukora ibyo yishimira, bitewe n'uko bari batuye hagati y'abantu bahaga agaciro gake iby'iteka ryose, bari batuye hagati y'abantu bapfobya ibintu by'Imana. Bashatse uko bakurura intekerezo z'abantu bicisha bugufi mu mitima. Amen. Amadini y'iki gihe kugira ngo akurure abantu, amwe arimo arakora udutangaza tw'utunyoma, ayandi arimo arambara imyenda myiza, ayandi arimo aragena guha abana amabati n'imashini zo kudoda bakarihira abana amashuri, abandi barimo baragerageza, ugasanga abaririmbyi babo bambaye nk'isi, ababwiriza babo bakitwara nk'ab'isi, ndetse ukabona gahunda zibera mu rusengero rwabo zifitanye isano na gahunda za politike z'isi kugira ngo bakurure abantu. Ariko ubu buryo ntabwo ari bwo buryo Imana yari yagennye, uburyo bwo gukurura abantu bapinga ubukristo kugira ngo babuzemo, si ukwifatanya nabwo, ahubwo ni uguca bugufi Imana ikagaragara muri wowe, kandi bagatanga ubuhamya bwiza bwerekeye uwo bakundaga kandi bakoreraga. Mu murimo bakoranaga kwicisha bugufi, bigiyemo kwishingikiriza ku mbaraga ya Mwuka Muziranenge kugira ngo ijambo ry'ubugingo ryere imbuto. Aya magambo aboneka muri iki gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ngubu uburyo ubukristo bwakoresheje. Ubukristo rero ni ubuzima bwo gufata ikiganza cyawe ukagihereza icya Kristo, Kristo akaba ari we ukuyobora, akaba ari we uguteza intambwe, Kristo akaba ari we uguhindura. Niyo mpamvu twebwe ntago turi abakristo, turi abakristo. Ako kantu murakumvise? Ntago turi abakristo kuko twebwe ntago twakwicungura, Kristo niwe waducunguye. Ntago turi abakristo, ahubwo turi abakristo. Hari abantu benshi bagera mu gakiza, yamara kubatizwa, yamara kuba umuyobozi n'umubwiriza, ntiyongere gutega amakiriro kuri Yesu kuko nawe yibwira ko yabaye Yesu. Oya, ntabwo ariko bimeze. Nshuti zanjye, muri uyu mwanya nagira mbabwire ngo aba bantu abigishwa ba Yesu nabo bigishije nyuma yabo, isi yarabatinyaga. Kubera iki rero isi yabatinyaga? Hari ibintu bigeze kuri 5 Yesu yari yarababwiye bagombaga kwitondera. Isi yarabitegerezaga, ikareba hazaza, ikabona bizaba bigoye. Icyambere, Yohana 18:36, Yesu yarababwiye ngo ubwami bwanjye si ubw'iyi si. Iyo aba ari ubw'iyi si, abagaragu banjye baba bandwaniriye. Ariko leta zababonaga nk'abantu bazahirika iki? Ubutegetsi. Umwami witwa Nero, mu mwanya turaza kureba ibye. Abantu babonaga abakristo bakabona morali bafite, bakareba ukuntu basurana mu ngo, bakareba ukuntu babatiza, bakareba ukuntu bakundana, bakareba ubukristo uko burimo gukura. Baravuga bati nyamara aba bantu mubegere, aba bantu bayihirika.
ariko Yesu yari yarababwiye amagambo batazapfa bibagiwe, yuko ubwami bwe atari ubwami bw'iki bw'isi. Igihe uzabona umuntu witwa umukristo yaryamye muri politike, akaba hari leta imwe yakomeye amashyi cyangwa hari yashaka gukuraho, uzamenye ko yavangiwe. Icya kabiri, Matayo 10:23, Yesu yari yarabwiye abigishwa ko batagomba gufungirwa ahantu hamwe ngo bateze akajagari. Yarababwiye ngo niba barenganyiriza mu mudugudu umwe, mujye mwambuka mujye mu wundi. Ntimuzagira umudugudu mwicaramo ngo mutegure kwikokinga, mutegure amayeri yo kuvangira leta no kuyivangira no guhangana nayo. Oya, mu gice kimwe n'ibyanga. Yesu yabwiye abigishwa be ngo mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Ntago twahamagariwe kwigisha ibintu bya politike, ntago twahamagariwe kwigisha ibintu by'imigisha n'imyaku n'imikoshi. Yesu yaduhaye misiyo imwe yo kwigisha ubutumwa bwiza. Wakwibaza ngo ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese kugira gute? Gukizwa. Nshuti zanjye, ibi byerekana iki? Intego nyamukuru y'ubukristo ni ukwigisha. Si ukubyina mu rusengero, si ugukina kakawete, si ukugira amakorali aririmba neza, si ugutwika kuri YouTube channel, si ibiki. Oya, ni ukwigisha. Niyo mpamvu nshimira Imana yuko muri aya materaniro turimo kwiga. Jya uyazamo nk'umuntu waje kugira gute? Kwiga. Ikindi kintu gikomeye, Matayo 10:26, Yesu yabwiye abigishwa babereka abanzi bazaba bafite. Arangije arababwira ngo ntimuzabatinye kuko nta cyatwikiriwe kitazagira gute? Kitazatwikururwa, kandi igishwe cyose kizagira gute? Kizamenyekana. Yesu yarabwiye abigishwa be ko bagomba kuzerura ukuri nta bwoba. Isi rero buri gihe cyose umuntu yafite ukuri kw'Imana kandi agomba kukuvuga. Mu gihe cyose hari ibintu byapfuritswe bigomba gupfururwa abantu bakabibona. Mu gihe hari ibintu byatwikiriwe bigomba gutwikururwa. Isi izana iterabwoba ikarishyira ku munwa w'umuvugabutumwa. Niyo mpamvu uyu munsi wa none abantu barimo barababwira ngo Imana ibahaye buruse yo kujya muri Amerika, ibahaye visa, ugira ngo ntibasomeze Ezekiyeli yuko ishyano rizasimburwa n'irindi shyano. Babivuge se? Oya. Ikibazo gihari ni kimwe, kuko amatwi yabo azabagira gute? Azaba barya. Yesu yabwiye abigishwa be ikindi kintu cya kane. Mariko 13:11, Yesu yabwiye abigishwa be ngo mu manza ntimuzahagarika umutima y'ibyo muzavuga, muzakibwirwa muhageze, kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari Umwuka Wera. Imana yasezeranye ko igihe cyose bazahagarara ahantu bafite ikintu bagiye gusobanura kigendanye nayo, nubwo banyeganyeza iminwa, ntabwo ari bo bazaba barimo kugira gute? Kuvuga, ahubwo Mwuka Wera niwe uzagira gute? Uzabavugiramo. Ikibazo, ubukristo bw'iki gihe ntago bushaka ko Mwuka Wera buvugiramo, ahubwo ubukristo bw'iki gihe burashaka kuvuga ibihuje n'ibyo abantu bashaka. Yesu yararimo kubabwira ko bagomba kwirinda gupfa kuvuga amagambo akasohoka mu kanwa kabo atari Umwuka ugize gute? Uyavuze. Umuntu umwe hano muri Kigali yigishije ubuhanuzi, arabwigisha, arangije afata ubuhanuzi bwerekana bugomba gusohozwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ubwo buhanuzi n'ubundi bwasozwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikazagira ibindi bihugu zitwara mu kigare. Arangije ahita abwira abantu ati mwebwe amaso ntabaha, ubu se hari icyo mutarimo kubona? Imodoka yari iri aho hanze, baramubwiye bati biriya bintu ntabwo twabyumvishe neza, ngwino ujye kugira gute? Kubidusobanurira. Umva, umugabo yaratitiye arababwira ati nabisomye, ariko nanjye buriya sinajyaga mbyumva neza. Bati tugende urabidusobanurira neza. Ariko ikibazo cyari cyabaye ni ikihe? Umuntu uzashaka kuvuga ubuhanuzi
agashaka gusobanura ibintu bigomba gusobanurwa na Mwuka Wera, akabisobanuza inyurabwenge ye, azahura n'akaga muri uyu mugoroba w'isi. Ikindi kintu gikomeye, Matayo 24:9, Yesu yabwiye abigishwa be yuko n'abamukurikira ko bazangwa n'amahanga yose, ariko ayo mahanga azabahora izina ryande rya Yesu. Yababwiraga yuko ahantu hose bazangwa kugira ngo bazakundwe bizaterwa n'ubwenge bw'Imana. Imana ari izabigisha uko babana n'amahanga. Umuntu udafite ubwenge buva ku Mana ntazamenya uko akwiye kubana n'amahanga. Ariko reka twinjirire mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ubundi abakristo babagaho bati ni ibiki byabarangaga, ari nacyo kintu cyatakaye uyu munsi. Abakristo barangwaga n'iki? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 32. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 32. Abizeye bose, ariko reka mbanze mbabaze, titire aho ngaho iravuga ngo iki? Abafite Bibiliya zanyu mundebere Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 32. Hejuru hari amagambo yanditse ngo iki? Uko abakristo ba mbere bagiraga gute? Basangiraga ibyabo. Icya mbere, abizeye bose bahuzaga umutima n'inama. Iki kintu cyababaje Satani. Abakristo b'iki gihe kugira ngo bakigereho birabasaba yuko nabo bagira icyumba cyo hejuru. Reka mbivuge neza, abadivanisi b'uyu munsi wa none kugira ngo bagere ku rwego rwo guhuza umutima n'inama birasaba yuko bagira icyumba cyo hejuru. Guhuza umutima n'inama. Icya kabiri, nta numwe wagiraga ubwiko ku kintu. Bari abantu batagira ikintu bahishanya. Iyo wabaga byanze wayishimiraga kubwira uwo muhuje kwizera, ukamubwira uti nge byanze. Iyo wabaga ukeneye amasengesho mu rugo bitameze neza, waramubwira guti mfasha dusenge. None ubukristo bw'iki gihe, ubwiko nicyo kintu cya mbere. Kubera iki? Urabwira umuntu mu itsinda ry'amasengesho uti urabona mfite ikibazo cy'uko ntabyara, umugabo wanjye kandi nsigaye mbona yaracanganyukiwe. Kuri telefone ye nabonye hari umuntu wamubwiye ngo ese niba umugore wawe atabyara twe ntitubyara. None rero mumfashe mu nsengere, mbona umugabo wanjye atakinyumva, wabona agiye ku wundi mugore. Ariko rero mumbemo abantu b'Imana, dore iri ni ibanga ry'iki? Ry'urugo. Ako kanya Satani ahita aza mu bwonko bw'umuntu umwe akamubwira ati iyi nkuru irare kwa mama Claude, iyi nkuru igomba kurara kwa mama Claude, nitararayo urabutaje. None se kuri radari ye ubimushyira. Jya kubona ukabona barafuze bati dusenge rwose mwene data arababaye. Warangiza waba ugiye gutega nk'imodoka muri gare ukabona umuntu araje araguhobeye. Yo, komera ibyawe twarabimenye. Byagiye gute? Nimpama abantu bose twarababaye, umuhima wose inkuru y'umugabo wawe nawe twese turayizi, ariko buriya dutinya no kukwegera, tuba tubona ibibazo urimo biremereye. Umumama akicara ati se wabibwiwe nande? Ati yati mfite radari. Dufite ikibazo. Iyo abantu bahuje umutima n'inama, ubwiko ntibuboneka. Nshuti zanjye, ikintu cya gatatu cyabarangaga, bagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami. Imbaraga nyinshi mu guhamya. Izi mbaraga nyinshi twebwe nazo dufite. Njya nibuka ngitangira urugendo rwo kwizera, abasore twagendanaga twakoranaga amafuti y'ubupagani. Munsi wa mbere nza gusenga naratashye sinababwira aho nagiye. Munsi wa kabiri ntira umuntu Bibiliya ndaza ndasenga, ariko ngiye kumanuka mbona ngiye guhura n'umwe. Nkurikije ukuntu bajyaga bavuga yuko abakristo ari ibinyeteri batagira n'ubwenge, tavugana ubu nanjye bagiye kunyita ikinyeteri kandi ntagira ubwenge. Bibiliya imbaraga nyinshi zo guhamya iyo zibuze, boss arakubwira ngo ejo uzajya he, ntumubwire ko ari ku isabato uzajya gusenga, ukamubwira uti maze iminsi naniwe ndashaka kuruhuka.
yarangiza akakubwira ngo uturuka ubu nonaha uryame, ejo saa 5 ndagukeneye. Ugahita wibuka ko korari yanyu ari izagira gute, izaririmba, ugahita uvuga uti isosi iguyemo iki, inshishi. Ukamuhamagara uti se ko mbona bingoye ndahagera saa 7. Boss ati saa 5:20 nkubone. Niko uzajya kubona umuntu amaze kuririmba cyangwa amaze guturisha ku rusengero, ahita atega akamoto. Nurangiza umubaza uti se wahise ujya ati hari gahunda yihutirwa naringize gute. Kubura imbaraga zo guhamya. Ikindi kintu cya kane bari bafite, nta mukene wababagamo. Baricaye baravuga batumva rero nihagira umukene uboneka muri twe akajya gusaba abapagani bazicara bavuge bati ko wirirwa udukangisha bene wanyu wagiye bakagufasha. Bihaye gahunda yuko bazaza bakemurirana ibibazo, kandi n'uyu munsi wa none uretse umwuka wera wenyine wadufasha ibi bintu byarabuze. Mukristo arimo arajya mu ikipe ya Rayon Sport cyangwa muri APR, yarangiza akababaza ati se ku ikipe yacu irimo gutsindwa, batabakinnyi bari mu mvune, abandi barivumbuye ntibaheruka guhembwa. Okay, ibyishimo birahenda, ngiye kubashakira umukinnyi muri Nigeria, ndamuzana kuri $15,000,000, ndamuhemba amezi 5, asigaye muzamuhembe. Hari icyo nabakoreye? Bagakoma amashyi batuzatuzanire n'abandi nkabo. Ku rusengero turimo turategura amavuna, hari gahunda yuko tuzahabashyitsi ibitabo. Yarangiza akareba hejuru atari ko aba bagabo amafaranga yose dutura twatuye 2005 naturaga 100,000, 2010 naraturaga, cyokoze muri 2020 nagabanyije amaturo ko nabonye ntacyo bayamaze. Ayo yose natuye ajyahe mu ikipe kutababarira muri 2002 ayo watanze. Reka ngire ikintu mbabwira, dukeneye kwiga uburyo tumenya yuko umwizera wacu ukennye iyo asebye natwe tuba tugize gute, tuba dusebye. Ariko ikibazo nuko mu itorero harimo abakire b'abagome hakabamo n'abakene b'abagome. Abagome babiri rero ntibashobora kwicarana, umwe yicara ku ntebe z'imbere undi akajya kuzahe kuzinyuma. W'imbere akaba arimo aravuga ati mujye mureka dutsoze kare, hari umutekano mu Kibuno, ahangaho umuntu yahakunigira isi yarahindutse. Uri inyuma nawe yarangiza ati birimo birarata amakoti twishwe n'inzara, Imana izabakubita urushyi. Ariko mbabaza, umuyobozi yoboye iryo torero umuzima bafite n'uhuye? Nta n'umwe. Dufite indirimbo nziza ivuga ngo irembo ryugururiwe abashaka iki, agakiza, ngo abakire n'abakene bagire gute. Ariko rero ubwo dusangiye guca mu irembo mureke tunafatanye. Umuntu umwe yicaye ahangaha kazaza yirirwa yibereye mu bitabo, umwanya wo gukora arabihagarika, kaza yirirwa azenguruka mu matsinda atandukanye, agenda mu ngo zabo bajya impaka muri za Bibiliya. Ubundi rimwe na rimwe akaba yibereye mu rugo, umugore akamubwira atari gose wagiye gukora, ati oya n'ubundi isi irarangiye. Umunsi umwe Kigali iramudiha. Kigali nayo ni isomo buriya mu bintu mwiga, muzategure n'ikayi. Buriya twebwe nge ndi umwarimu, hari igihe ubona umunyeshuri kwiga byaramunaniye ukamubwira uti noneho shaka ikayi uzaza wandikamo ubusobanuro ihuriremo ibintu byose, ibikayi yo gucangacangamo ibyo utumvaga. Mwakagombye kugura n'ikayi mukayandikaho Kigali, kuko Kigali nayo igiye kuba irindi somo. Kigali iramukubita. Umunsi umwe rero bigisha hano uburyo intumwa zasangiraga ibyazo, abayobozi b'itorero bari hano barabyibuka. Arahaguruka ati nta mwuka wera muzabona nimutazana ayo mafaranga yanyu ngo tuyasangire. Ariko ikintu cyantangaje, ibi bintu byose tuvuze hejuru ntiyabyitayeho, ahubwo yaguye ku kantu kavuga ngo intumwa zasangiraga iki, ibyazo. Abigishwa ba Yesu bari bafite ibintu bikomeye cyane. Reka twimuke tugaruke mu gice cya 2 cy'ibyakozwe n'intumwa. Ubu Kristo bwari bufite iki?
ni iki kintu cyatumaga ubukristo buryoha, yaba ubugiyemo yaba n'ubwitegereza n'amaso. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 43. Abantu bose bagira ubwoba, nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Murongo wa 44. Abizeye bose babaga hamwe. Ntabwo bivuze ngo babaga mu nzu imwe, oya, ahubwo iyo hagiraga kaba wajyaga kubona ukabona bose bari ahantu hamwe. None uyu munsi wa none umuntu arimo arubaka inzu y'icyumba na saro, afite abana 3, agahita kubitamo n'abandi ngo basangira ngendo ngo bahuje ngo akarengane, ugasanga urugo yaba tuwarete iruzuye, igikoni kiruzuye, no muri saro yawe haruzuye. Buri ikintu nshimira Imana, mu rugo iyo umugabo yatannye, umugore Imana iragenda ikamugira umuntu usobanutse. Undi umugore agahamagara umugabo, ariko aba bantu bose bari ahangaha kuki baraha? Umugabo agahita atangira ati, isi turi mu karengane, isi yararangiye, hano niho hana Imana isigaye iri, ubu baje gushaka Imana. Ati baje gushaka Imana nawe warayinyimye. Abagore nabarakare cyane, warayinyimye none baje kuyishaka. Yarangiza agahita avuga ati, kwanza uyu mugoroba nta biryo byanjye ndi bubahe. Umugabo akagenda akabwira ati, mwihangane uyu munsi nta puri hari, shitani yagize gute? Shitani yabyivanzemo. Ejo mu gitondo umugore agatangira gukingirana amazi yo gukaraba mu maso. Iminsi 3 barangiza bati, uru rugo shitani yararwigaruriye, tugende. Bakimukira mu rundi. Ntabwo ari byo kubona abantu barahagaritse ubuzima bwabo, ubuzima bw'ingo zabo, ahazaza h'imiryango yabo, ngo bikingiranye mu rugo rw'umuntu ngo niho Yesu azagira gute? Azabasanga. Ikindi kintu gikomeye, basangiraga ibyabo, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye. Babaga bazi ubukene bwa buri muntu. Iminsi yose ikintu gikomeye cyabarangaga, bakomezaga kujya hehe? Mu rusengero. Bajyaga ku rusengero ku cyumweru? Oya. Bajyaga ku rusengero ku isabato gusa? Oya. Iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero. None uyu munsi wa none umuntu arimo arakubwira ngo Imana yavuye mu nsengero, ntabwo ikigize gute? Ntabwo ikirimo. Uko ni ugucurama. Uyu murimo uzasozanya imbaraga ziruta izawutangiye. Ikindi kandi mu rusengero bajyanagamo umutima ugize gute? Uhuye. Uretse gukomeza kujya mu rusengero n'umutima uhuye, ni wabo bakamanyagura umutsima, bakarya bishimye, bafite imitima itishama. No mu rugo iwabo ibyo bakoreraga ku rusengero nibyo bagiraga gute? Bakoreraga mu ngo zabo. Ibi bivuze ngo iki rero? Hari abantu tuba abantu b'Imana ku rusengero, umuntu akakubona na Bibiliya ku rusengero, ariko mu rugo iwawe Bibiliya ntishobore kuba yabumburwa. Umuntu ntakubonana Imana mu rugo iwawe, ariko ku rusengero ugasanga ufite ubukristo bwo gukangura abantu. Ibyo ntabwo ari byo. Bafite imitima itishama. Imitima itishama muri Bibiliya zindi basobanura ko ari umutima wo kunyurwa no guca bugufi. Murimo murabona yuko bafashaga abakene, ariko niyo bafashaga abakene bakajya gusenga, ibi bikorwa byose bakabikora, baragarukaga bakagira umutima wo guca bugufi. Ikibazo gihari, umuntu w'uyu munsi wa none arakugurira umwenda, bakavuga bati muzane imyenda tuzaho abantu bakennye, akabanza agatora wa mwenda ushaje utakimukwira, akawuzana ku rusengero akawukubita umuyobozi. Umuyobozi yarangiza, turakoze kuduha kositimu. Ku isabato uwo bayihaye cyangwa se ku cyumweru akamanukana ya kositimu anezerewe n'agatabo ke ka Bibiliya gapfunitse gashaje, anezerewe avuga ati abana b'Imana bagize gute? Baranyibutse. Yarangiza agahita kubitana nawe, ugahita umwitegereza ukamubwira uti felicitation, uyu munsi wambaye neza. Kuki utabimubwiye ubutaha ubwashize? Uyu munsi wambaye neza. Wamara kurenga agahita kurura uwo bicaranye. Umva ni impamo pe, buriya uzi ko abantu bicwa no kutagira ibintu di? Urabona iri koti natanze ukuntu rimubereye? Ni impamo rwose, nzamuha n'irindi pe. Uwabibwiye yarangiza akaza kumwohereza aka WhatsApp akamubwira ati umva, uzi ko ufite ibitugu nk'ibya Musoni neza, nabonye ikoti rye rigize gute? Rikubereye. Nibwo uzabona nta muntu ukigira ikibazo ngo atakira abantu bo ku rusengero,
nuko imitima itishama ntayihari. Umuntu arimo araguha ibishyimbo akakubwira ati jya gutekera abana, hagira undi uza kubyaka agahita atangira ati wihangane unguye mu maso pe, ibyari bisigaye mbihaye musoni, bari bagiye kuburara kandi buriya musoni abyara abana benshi, ubyitonde. Ndagira ngo mbabaze, musoni azongera kwaka ibishyimbo? Oya, dufite ikibazo cy'imitima itishama. Mu magambo make, nta mitima yo guca bugufi dufite. Umuntu akanakoze ku rusengero ashaka yuko bahaguruka bakamushima, batamushimye aricara ati nzabijyana ahandi, ni amaboko yanjye mba nashoye. Aba bantu bahimbazaga Imana, nta kintu cyababuzaga guhimbaza Imana. Bibiliya iravuga ngo mwaba murya mwaba munywa icyo mukora cyose mubikorere guhimbaza iki? Imana. Umuntu wamubwira uti ibi nibi nta mukirisitu birya, akakubwira ati reka da. Petero yarabwiye ngo baga ugire gute? Urye. Ikindi kintu gikomeye abakristo batangiranye, bashimwaga n'iki? N'abantu bose. Abantu barabashimaga, kandi uko bukeye umwami Imana yabongereraga bagira gute? Abakizwa. Bivuze ngo iki rero? Kubura abakizwa biba bifitanye isano n'imico yacu mibi. Ariko iyi itorero ridaheruka kubatirisha abantu benshi, abayobozi bahamagara pasiteri bakamaza bati ku intara yawe itagenda byagenze gute? Pastor agatangira ati strategy zose narazikoresheje, abizera twakoze amatsinda twagize gute, bakamaza batize ku buryo igihembwe kirangira nta n'abantu 10 biyongereye ku itorero. Pastor akabura icyo akora. Ariko ikibazo si pastor, ikibazo ni imico y'abizera mibi ituma Imana yitegereza ikavuga ngo hariya ahantu ndamutse nohereje y'umuntu wanjye ukifite intege nke bamuhirika cyangwa bamugusha. Ubundi ufite imico myiza ku buryo Imana yakongerera inshuti. Inshuti zanjye, muri uyu mugoroba nagira ngo twinjire mu isi y'ikoranabuhanga. Uyu munsi hagezeho ibyo bita artificial intelligence, cyangwa se ubwenge bukorano, ubwenge buhahano, sinzi uko babyita amazina atandukanye. Icyerekezo cy'isi barimo baragishyira muri iri koranabuhanga. Barifuza ko mu myaka iri imbere uzaza ushobora kujya imbere y'imashini ikakuvura, ikakubwira amagambo yo kuguhumuriza, ikagupima, ikakubwira agahinda ufite urwego rwako n'uburyo kashira. Barifuza yuko ikintu cyose cyakorwaga n'umuntu imashini ishobora kuba yagikora. Niyo mpamvu bakoze icyo bita gufata amadata. Bagiye bareba ibintu biranga umuntu byose, ibibazo umuntu ahura nabyo, uburyo ibyo bibazo bikemurwa, baraza babisuka muri ubu bwenge bukorano. Ibintu by'imisengere byose byamaze kugeramo, Bibiliya bamaze kuyigezamo n'ubusobanuro bwayo, uko amadini yabaho bamaze kubishyiramo. Vuba bidatinze kuvuga ngo umubwiriza guhagaza imbere bizaba ari ibintu bidafite imbaraga. Kuvuga ngo umwizera yaje mu materaniro bizaba bisa naho bidafite imbaraga. None ikoranabuhanga bamaze kurishyiramo ibiki bizifashishwa mu kurwanya ubukristo. Aya ni amagambo ku kibazo kibaza ngo sobanura uburyo leta z'isi mu buryo butagaragara zishobora guhagarika, kurwanya cyangwa kugabanya ukwiyongera k'ubukristo. Urumva ni ikibazo. Noneho rero nagerageje kwinjira mu cyo bita ChatGPT, ubwenge bukorano. Mutega amatwi ibintu bambwiye, uburyo ubukristo bagomba kuburwanya. Iyi ni gahunda y'isi, ntabwo ari gahunda y'igihugu kimwe cyangwa ikindi. Hano banditse ngo guverinoma zitandukanye zo ku isi
rimwe na rimwe muri iki gihe ziyinjije mu gikorwa kitagaragara cyangwa kigaragara cyo guca intege cyangwa se kubangamira gukura kw'iyobokamana runaka. Kubw'ibyo ibi bikorwa bishobora nanone kwerekeza ku ngaruka iri negatifu, ku ngaruka itari nziza. Urugero, iyo ubukristo iyobokamana rirwanyijwe bishobora guteza amacakubiri, division, bishobora gutera guhangana, bishobora gutera kwica amategeko agenga uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ariko bumwe mu buryo ibihugu birimo gukoresha ngo birwanye iyobokamana ni ubu ngubu. Baratangerera icya mbere, guhagarika iyobokamana, hagashyirwaho amategeko ahagarika imisengere, ndetse amategeko ahagarika ibintu byo kwinjiza iyobokamana mu myigire, mu masomo, ndetse no kubuza abavugabutumwa kuva hamwe bajya ahandi. Ibi leta zigomba kubikora. Zibigenje gutya, zigomba gushaka uburyo gutangiza itorero bigomba kuba bigoye, making it difficult to build the churches. Icya kabiri, hold religious gatherings, gushaka ukuntu guhura kw'abakristo kose kugomba kuba kugenzurwa n'ubwo bubasha bwa leta. Icya gatatu, freely express religious beliefs in public, gushaka ukuntu bagabanya ikintu cy'uko umuntu agomba kubona abantu benshi kandi akababwira mu buryo bumworoheye iby'imyizerere. Icya kabiri, leta nanone zishobora kuzifashisha uburyo bwo guhagarika imyandikire y'imisengere. Muri iyo myandikire murabyumva harimo ibintu by'ibitabo, hari ukubuza iyo misengere gushyira ibintu online content ku mbuga nkoranyambaga, kubuza media cyangwa itangazamakuru gupromotinga ubukristo, limiting access to religious text, gushaka uburyo umuntu ushaka kujya gusoma ibintu by'iyobokamana bizaza biba birimo kumuvuna, wenda nka interinete ikarandaga, ugiye gusoma ibigendanye n'agakiza ariko wajya kureba abambaye amakariso ikagira gute ikihuta. Ikindi leta zishobora gukora ni ukuzana ibyo bita secular education policies, kuzana imisengere yereka abantu ko bashobora kugera ku mico myiza ihambaye binyuze mu guca mu mashuri, bitanyuze mu guca mu iyobokamana ngo wigishwe n'Imana. Ikindi kandi, gushaka uburyo hazamuka imyigire ica intege inyigisho za gikirisitu, ndetse ahubwo leta zigapromotinga state sponsored ideology. Hakabaho buri leta yose ibifite ideology yayo. Uko hacibwa intege imisengere, niko ideology igomba kugenda ibona umwanya aho imisengere yari yaragize gute, yari yarafashe. Ibi bintu biratangaje. Iri ni AI, artificial intelligence, irimo iratubwira uburyo leta zigomba gukoresha ngo zinige ubukristo. Ikindi, surveillance and monitoring, kugenzura no kubika amakuru y'ikintu kigomba kuba. Leta zishobora kwifashisha gukontorora imisengere, ndetse organization zitandukanye z'imisengere, ubwo ni amadini na group ntoya, abo bita amatsinda, to prevent the spread of religious ideology. Kubera yuko buri leta yose ibifite ideology yayo, kubw'ibyo rero igomba gushaka ukuntu icunga neza amatsinda, amagrupe manini, ku buryo atagira amahirwe yo gufata ibintu byinshi yigisha bitagendanye n'ibyo leta yateganyije.
this could involve surveillance of churches. Hagomba kubaho uburyo bwo gukontorora amadini, clergy, gukontorora abashinzwe kwigisha cyangwa abayobora ayo madini. Ikindi kintu gikomeye nuko hagomba gushyirwaho amategeko. Leta zigomba gushyiraho amategeko yerura ku mugaragaro, agahagarika ndetse akinjira no mu byo bita structure z'amadini, uburyo amadini yubatse, of religious organization. Aya mategeko kandi agomba gutuma biba ibintu bigoye, could make it difficult for religious group to operate freely. Ayo mategeko agomba kuba ananiza amadini, imisengere gake gake, kandi ayo mategeko akaba atemerera abantu gupfa guhuza abayoboke bayo madini. Ariko akandi kantu bashyizemo, kubuza ayo madini gufata imfashanyo nk'uko agize gute ashatse. Harimo n'ingingo y'akantu k'agafaranga hariya. Ikindi kintu leta igomba gukora nuko igomba gushaka uburyo ifata umuco runaka ikunda, uwo muco ikawuzamura, ikawuha imbaraga, noneho igakora icyo bita staffing, ni uguca intege mu buryo bwose, ku buryo ikintu kitazaza kigenda cyubura umutwe uko gishatse. Ibi rero, izi ni ingamba zigomba gukoreshwa mu myaka 5-10 ku isi yose. Kuvuga rero ngo uvuye ngo mu gice kimwe cy'Uburayi ngo ugiye muri Amerika ngo niho bitazagera, hoya. Ibi ni ibintu isi irimo gutegura. Ubukristo bugomba kunigwa. Hari amagambo nasomye igihe Farawo yabonaga Abisirayeli barimo kugwira. Bibiliya iravuga ngo yabwiye abo bakoranaga, arababwira ngo tubigire ubwenge bo kugwira. Igihe umwami wa Ashuri igihe yari arimo gufata Abisirayeli bakoze ibyaha, Imana ibatanga mu maboko y'abanzi babo. Umwami wa Ashuri aragenda afata Abisirayeli, babajyana mu bunyage, aho bari batuye bahazana abandi bantu. Noneho igihe kiza kugera ngo inyamaswa zica abo bantu bari bahatujwe. Barangije baravuga bati rero aba Bisirayeli Imana yabo yararakaye, mureke twiga amayeri, tubatoremo abatambyi, tujye dufata umwe umwe ature hano, undi ature hirya, undi ature kure. Icyambere umwimerere wabo uraburangiye, kandi cya kabiri twiga amayeri yo kubashingira abantu bacu. Uko biri kose bazabanza babyara abantu bafite imitekerereze nk'iyabo. Nibabyara abana babo, nibabyara bazabyara badafite imitekerereze ya basekuru, bafite imitekerereze ya base. Igihe kizagera hajye havuka fotokopi ya fotokopi ya fotokopi ya fotokopi. Byarangiye abitwa Abasamariya ibintu by'Imana byarabakamutsemo. Ayo ni amayeri yo gutuma batagwira. Nshuti zanjye, nagira ngo twihute twishakira n'umusozo. Kiriya nicyo cyerekezo cy'isi. Uretse ko Satani abangamiye ubukristo bwawe, n'isi igiye gushyiraho gahunda zigomba kububangamira. Kubw'ibyo rero ubukristo buzabangamirwa mu buryo bugaragara n'uburyo butagize gute butagaragara. Ariko ikintu gikomeye, ibyakozwe no 17:1, banyura muri Amfipoli no muri Apolonia bagera i Tesalonike. Mutega amatwi. Nuko Paulo nk'uko yamenyereye yinjira muri bo, ajya impaka nabo mu byanditswe ku masabato 3, abasobanurira bamenyesha yuko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye. Ariko ikintu nashakaga, umurongo wa 4, bamwe bo muri bo barabyemera bifatanya na Paulo na Sila, n'abagira ikibubaha Imana benshi nabo nuko, n'abagore b'icyubahiro batari bake, abagore bavuka mu ngo z'abakire. Ikintu cya umurongo wa 5, ariko Abayuda bagira ishyari, bajyana abagabo babi b'inzererezi ziba mu maguriro, bateranya igitero, batera imidugararo mu mudugudu. Ni ba Paulo bawuteye? Oya, hari abantu nabo bari mu misengere
ariko barangije baravuga bati aba bantu systeme yabo irimo iramira izacu. Abantu bajyaga badukunda ntibakidukunda. None rero twebwe nk'abantu basanzwe basenga turamutse tugiyeyo batuvumbura. Baragiye bajya gushaka imbobo, barazibwira bati muteza akavuyo. Imbobo ziteza akavuyo, zimaze guteza akavuyo batera inzu y'umugabo witwaga Yasoni. Bashakaga gukuramo Paulo na Sila ngo babashyire imbere y'abantu, bababuze bakurubana Yasoni na bene data bamwe, babajyana imbere y'abatwara umudugudu. Babona birabababaje cyane, barasakuza bati abubitsi ibihugu byose baje na hehe neno. Mukurikije imico nababwiye, abakristo barabubitse ibihugu. Aka kavuyo kari kavutse nibo bagateje. Muri uyu mugoroba nongere mbibabwire mu bimenye, muri uyu mugoroba w'isi hari ibintu bigiye gukorwa bisunikwa n'imbaraga ya Satani, bigomba gusunikwa n'imisengere, ariko iyo misengere igateza akavuyo mu misengere. Kandi leta nibona umudugudu wajemo akavuyo izafata iki? Umwanzuro. Ikintu gikomeye, barasakuje baravuga ngo abubitsi ibihugu byose baje nini. Kubika ibihugu yari terime mbi yerekana ko aho bavuye nta kintu kigira gute, aho banyuze nta kigira gute, nta gisigara. Ubu Satani arimo arashyira urwango mu bantu. Iyo utangiye gusenga urwango rurazamuka. Yigize umukiranutsi, njyewe aranambangamira mu kazi, ariko ubundi abangaba bakora iki? Wazavuye mu isi ukajya mu ijuru. Uru rwango rurimo ruraza. Nshuti zanjye, Yasoni, bashinje Yasoni ko yabacumbikiye. Abo bose muri ni bande barimo kuvuga? Ni za nzererezi zirasakuza ziti Yasoni arabacumbikira. Abo bose bagomeye amategeko ya Kayisari. Barimo baravuga ko hari undi mwami witwa nde? Ikibazo ni iki? Mudukure mu rujijo. Abaturage turamenya ari inde mwami? Dore baje mu isoko batwigisha ko hari umwami witwa Yesu, kandi namwe ejo mwatubwiye ko hari Kayisari. Byaducanze. Abatwara umudugudu na rubanda bumvise ibyo bintu bahagarika iki? Bahagarika umutima. Nuko baka Yasoni n'abandi ngwate bagira gute? Biririye ruswa, baravuga ati mutwihera amafaranga, iyi ni induru yanyu muyigumane. Mutekereza ko ibi bintu byanditswe muri Bibiliya nk'inkuru? Oya, aka ni akabarore vuba bidatinze. Aya ni amagambo mukwiye kumenya. Nshuti zanjye, aya ni amagambo ushobora gusoma kuri Wikipedia. Ni amateka asanzwe, si amateka yanditswe n'abakirisitu, ni amateka yanditswe n'abaromani ubwabo. Ku itariki 19, buriya hari mu kwezira, kwari ukwezi kwa kangahe? Yego, mu mwaka wa 64 i Roma hatse umuriro. Ntabwo ndajya gusoma biriya bintu byose. Hatse umuriro, bagerageza kuwuzimya uranga. Uwo muriro wari uri ku bushobozi badashobora kugira gute kuzimya. Uwo muriro watwitse ibintu byinshi cyane ku buryo kwangirika kwageraga nko kuri 71%. Umujyi wa Roma bagiye kubona babona urahiye, bagerageza kuzimya biranga. Mu mwaka 64 ba Paulo bari bahari, ba Yohana bari bagihari, intumwa za Yesu zari zihari. Operasiyo yo kutwika Roma bakoresheje umuhanga mu kwandika amateka witwa Tacitus, arimo gusobanura ku bigendanye n'amateka y'Ubukristo ya kera. Yavuze yuko uriya mugabo witwa Nero yatwitse umujyi, ariko arangije abeshya yuko abakristo aribo bagize gute bawutwitse. Josephus, umunyamateka ukomeye, yavuze yuko Nero yashikirije sena y'Abaroma
ayishyikiriza umushinga wo kubaka umujyi mushyashya. Noneho arangije barawanga uwo mushinga. Bawanze ngo yashakaga gukora ikintu kizatuma ahora yitirirwa icyo kintu. Yari yapanze umushinga wo gusana, guha Roma igishushanyo ashaka. Baramwangira. Bamwangiye arababara, arangije aravuga ati ariko ubundi ko mu nama tumaze iminsi tujyamo tuvuga ko abakristo aribo bateje ikibazo, wawutwika nkabyitirira abakristo. Mbamenera ibanga yuko kugeza muri 67 abantu b'intumwa z'Imana zose zishwe baziraga yuko ngo aribo batwitse umujyi wa Roma. Ariko Nero niwe wenyine wagize gute? Wawitwikiye. Iki kintu mukitondere. Mu karengane ka Nero abakristo barishwe, bagaburirwa intare, babica urubozo, babamba ku misaraba. Abantu bakazavuga bati nimubica abo bagome, abantu batwitse umujyi mutagatifu. Ariko Nero aho yabaga arimo guseka, arimo kuvuga ati diru yakunze. Abaturage bo mu isi badasenga bazaza babona ibintu biri kuri tere, ariko bo kumenya ikibyihishe inyuma. Nshuti zanjye, amagambo nifuza ko mutahana mu mitwe yanyu ni amagambo ari mu ntambara ikomeye, paji ya 40. Haranditse ngo muri ako karengane kakoranywe ubugome bwinshi, abo bahamya ba Kristo barinze ubusugi bwo kwizera kwabo. Amen. Nta kindi barwanaga nacyo. Nero yageze baranababwira ati mugerageze mu nsenge. Kuki musenga umugabo witwa Yesu udafite ikintu kidasanzwe yakoze, udafite ikintu andusha? Ko abami b'abaromani babasenga nge mwansenze. Abategetsi bo mu minsi y'imperuka bazifuza gusengwa nk'uko Imana isengwa. Iyo niyo nkomoko y'akarengane. Ubusugi bwo kwizera uracyabufite? Uracyari umukristo? Hari indirimbo y'abarokore ivuga ngo njyewe ndi umuki, ndi umukristo. Ariko ikibazo, uri umukristo, ubusugi bwo kwizera urabufite? Icyo abo bakera bazize nawe uragifite? Mukanya turugiye gusoresha indirimbo ivuga ngo uko kwizera natwe ubu tugufite hehe? Tugufite mu mitima. Ariko babwiranaga amagambo yo kwizera, kwihangana n'ibyiringiro, kugira ngo bihanganire ubukene n'umubabaro byari bibugarije. Ubusugi bwo kwizera buzatuma abantu bemera kurenganyirizwa Kristo. Nshuti zanjye, hari ikintu gikomeye cyane nagira ngo mbabwire. Imbuto zibibwa mu murima siko zose ziba ari nziza. Iyo amasaka akiri mato usanga ibibabi byayo bisa n'iby'urukungu. Urukungu n'amasaka birasa. Iyo ujyanyemo umukozi ugira akavuyo, ujya kubona ukabona kuzaniye urukungu, yarangiza akakubwira ati dore amasaka arimo arakura neza. Ushobora kumubwira uti jya kunkuriramo urukungu. Wajya muri puberi aho ujugunya imyanda yo mu murima, ugasanga amasaka niyo yagize gute? Yaranduye. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be ngo mutegereze kugeza igihe cyo kugira gute? Cyo gusarura. Uwo mugani rero barimo kuwusobanura, bawanditseho amagambo mu gitabo cy'imigani ya Kristo 8. Haranditswe ngo imbuto zibibwa mu murima siko zose ziba ari nziza. Y'amasaka akiri mato usanga ibibabi byayo bisa n'iby'urukungu, byose usanga ari icyatsi kibisi kandi bitoshye. Ariko iyo byeze usanga bifite itandukaniro rikomeye. No mu Bukristo usanga abantu bose basa. Ibyo bitera benshi urujijo. Ariko igihe isi izasarurwa, igihe isi izagira gute? Izasarurwa. None niba isi ifite umunsi izasarurwa, umuntu akaba asigaye apfa tugahita tuvuga ngo Imana ngo iramusaruye yari yeze, ubwo Imana izasarura iki? Simwe mbaza. Umuntu asigaye apfa nimamo rwose Imana iramusaruye, ibonye yaragize gute? Yari yeze. Ntabwo Imana isarura ijyana ikuzimu.
Imana izasarura ijyana mu bugingo buhoraho. Ibi ni ibinyoma byagiye biza mu bukristo mu buryo mutamenya. No mu bukristo usanga abantu bose basa. Ibyo bitera benshi urujijo. Ariko igihe isi izasarurwa, abifatanije n'itorero gusa, ntibifatanye nande na Kristo, bazamenyekana. Kwitwa umukristo ntacyo bivuze. Ingeso nizo zizagira gute? Zasuzumwa. Nongeye kubamenyesha yuko muri uyu mugoroba twatukishije izina ry'Imana. Hari abantu twazinuye ubukristo kubera imico yacu mibi. Hari imyitwarire yatumye hari abantu bumva gusenga babizinutswe. Hari ibyaha twagiye dukora bituma Kristo agira ipfunwe. Hari ubuzima twabayemo bwatumye ijuru rigira ikimwaro. Ariko uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Mu ijuru hari Imana igushaka. Imana irashaka kuguhindura umukristo nyakuri. Imana irimo irashaka ko muri uyu mugoroba ibintu by'amateka apfuye byakubayeho mu rugendo rwawe rwa gikristo, Imana irashaka kubikuraho. Isi irimo iraba mbi, ariko Imana irashaka kukubera ubwugamo. Ubuzima burimo buranga, ariko Imana irashaka kuguha indangagaciro yari yarahaye abigishwa. Vuba bidatinze hagiye kuba akarengane ko guhohotera no kwica urubozo abana b'Imana bayikunda. Ibyo bihe bigomba kuzagusanga warihannye. Muri wowe Satani arimo arategura operasiyo zo gukoza Imana isoni, ariko emerera Kristo aguteguza operasiyo yo kwihana no kubabarirwa. Muri uyu mugoroba Imana yakuraritse, Imana yakwigishije, Imana yagufatishije umwanzuro, iguherekeze ikwereka uburyo ibi bintu birimo gusohora mu maso yacu, kandi gukundisha ibyo ikunda, ikwangisha ibyo yanga, mu izina rya Yesu. Ese hari umuntu ubwira Imana, Mana, mu bukristo bwanjye ntago bwari bukindyoheye, nanjye sinari nkiri umunyu, imico yanjye ntabwo ikuryoheye ndabizi, ahazaza hanjye hateye ipfunwe, ndetse n'ahahise hateye ipfunwe, ariko muri uyu mugoroba Mana, mfashe umwanzuro wo guhinduka umwana wawe. Ongera unyite uwa Kristo, izina ry'abana b'ibwami. Ibyambayeho ubihanagure, unyandike ibindi bishyashya. Muri uyu mugoroba hari umuntu ushaka ko Imana imuhindurira umutima, ikamuhindurira ubuzima, ikamuha n'ubukristo budateye Imana ipfunwe. Niba uhari, ngwino dusenge. Tera intambwe uze dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira kuri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ububasha, uri Imana ifite urukundo, kandi uri Imana itwitaho. Uyu munsi wa none ijambo ryawe rikwiye kugira imbaraga mu mitima yacu. Hari imyanzuro myiza twafatiye mu mitima yacu, kandi turayikweretse ngo uyivomerere. Tukweretse ubuyobozi bw'itorero kugira ngo ubane nabo, ubahe gukoresha igihe bafite neza, kuko iminsi ni mibi. Tukweretse ubuyobozi bw'igihugu cyacu, tubusabira umugisha kugira ngo bayoborere munsi y'ukuboko kwawe. Aho ngaho niho amabwiriza meza aturuka, kandi ubwo wabise nabo abakozi bawe, natwe utwigisha uko dukwiye gukorana nabo. Mwuka wawe wera yongera agaruke mu bukristo, kugira ngo twe guhinduka abantu bo kubyina, twe guhinduka abantu bo kuhimbaza gusa, kwerekana amarangamutima, kugira ngo twe guhinduka abantu bazi kuvuga amagambo meza yo mu ijambo ry'Imana gusa. Abantu basonzeye imbuto, igihugu gisonzeye imbuto, ijuru risonzeye imbuto, ubwo ari wowe uvomerera igiti. Tukaba waratubwiye yuko tumeze nk'ibiti bitewe hafi y'umugezi, tuvomerere kugira ngo twere imbuto nzima. Tukweretse abantu bari aha bagiye bagira ubwoba bwo kuguhamya, abagiye bakwihakana, abagiye bagira imbaraga nkeya zo guhamya. Muri uyu mugoroba barihannye, kandi uri Imana ibabarira. Ijambo ryawe twize urivomerere mu mitima yacu, tugiye gutaha ubwiza bwawe bugaragare kuri twe. Hari abana bawe bahagurutse, bafite icyo bagusaba twe tutazi, ariko wowe uzi.
bafate mu kiganza ubabere byose, ubabere igisubizo. Muri uyu mwanya tubonye uburyo ubukristo burimo gutangwa, ariko nituramuka dufite mwuka wera tukagira imico y'abihannye, ubukristo buri muri twe nta kizabubera inkomyi. Ngaho rero Mwami Uwiteka, mwuka wera akomeze yigaragaze kandi ukomeze kuduha imbaraga zo kukuvugira. Ijambo ryawe rigira ububasha mu ngingo zacu kugira ngo ibyaha byari byaratwaye ubuzima bwacu bikurweho, kandi ubwo amahoro yawe watanze nuba gihari, utubere amahoro, utubere ubutunzi, utubere umugisha, utubere amajya n'amaza, utubere imibereho, utubere umwambaro, utubere amavuta dusiga mu mutwe, utubere umuti wo gusiga ku maso. Ngwino utubere inkweto arizo butumwa bwiza. Ngwino utubere amaboko mu gihe isi irimo kubangamira amaboko yacu. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.